Mwongeye kwirirwaho inshuti bakunzi namwe bavandimwe bacu kuri ino TV. Aha ngaha turi mu gice twahariye tekinoloji. Hari ibintu bimaze iminsi mbona muri iyi minsi, maze kubona byinshi cyane bimaze guhararwa. Hari amakosa musigaye mukora, ariko ayo makosa naje gusanga atari sawa kuyakora ku matelefone yanyu. Ayo makosa rero ni ayahe? Hari abantu benshi mukoresha NMI code, ariko mukaba mutabizi ko NMI code ikoresha. Bamwe na bamwe mukaba mwikoresha mu buryo butari bwo, hari ubundi byakemuye. Abo mukoresha NMI code ku buryo bwa kubwira, ariko kuba wafata iyo NMI code ukoresha kuri simcard yawe, uburyo umuntu wese waguhamagara akaba atakubona ku murongo, ariko wowe guhamagara bikaba byakunda. Iyo ni amakosa uri gukora no kwiyandikira, kuko uri kwangiza simcard yawe mu telefone yawe. Ku bantu mukoresha NMI code, reka nkwereke ikintu cya mbere. Ku bantu mukoresha NMI code, hari abantu bafata telefone zanyu ukaza muri phone ukandika akanyenyeri 21 akanyenyeri 00 cyangwa ugashyiramo indirimbo ushaka, ukaba wakanda urwego. Iyi kode yashyizemo ni kode ishobora kuba yakwemerera kuba weho wahamagara, ariko nta muntu waguhamagara. Umuntu yaguhamagara bikaba call ended, cyangwa ukaba wakoresha no call, ukaba wakoresha no code. Hari ubundi buryo ushaka kwikoresha, ariko reka mbere ikintu cyanya cyo muri code yakenewe. Kambere na mbere maze kuremo unanikize no gukora mu guhamagara mu kumwe, kanda urwego 00 kabiri urwego. Hangaho code ubigize ko nta kuba nta bikeneye gufasha cyangwa se simcard. Ubundi muri rusange kamaze basobanura iyi code ishyirwaho. Iyi code yashyizweho uburyo bwo gushaka guca telefone zijyamo simcard nyinshi. Urugero, njyewe Keva telefone ijyamo simcard, ariko nkaba simcard ebyiri. Nshobora gufata ya simcard yanjye itaba ku murongo, nkayiforwardinga kuri ya simcard yanjye iri muri telefone. Umuntu yajyamo ampamagara kuri ya simcard itaba ku murongo, ako kanya kimpamagara bihita bibona kuri simcard ifite muri iyo telefone. Sasa reka mbere ubaza muri telefone yawe, ukandika akanyenyeri ugashyiramo nimero z'iyo simcard ushaka guforwardingaho. Urugero cyane muri keze ndakeka muri kubona hejuru aho muri option mode yanjye, urabona ko nta kintu kimwe. Iyi code yikanda hano urabona ko hasi haza akantu ka forward. Ikindi kantu kavuze, urabona ko hano ari muri phone services. Ikindi kantu kavuze ka forwarding mu guforwardinga amakuru. Umuntu akaba yaguhamagara kuri iyi simcard ngombwa akandurira ani, cyangwa bitari muri telefone umuntu yahamagara bigakunda ayibona muri telefone kandi simcard yanjye itayikunda. Kamere ku buryo bikoreye, uhita winjira muri aka kantu kimetuza. Urabona ko hari ibice byinshi, harimo ibice bya urgent call message, call blocking, answering machine, warning setting, and network service, set network service, searching, voicemail, and call forwarding. Wituzahambe handitse network services. Network services urabona ko hari ibice byinshi, harimo icyo bita voicemail services. Eka voicemail yanyu basobanura gato. Voicemail ni ahantu settingamo nimero yawe. Iyi voicemail usettingamo nimero yawe, umuntu yaguhamagara mu gihe utabashije kugufata, cyangwa mu gihe utabashije kuba waboneka telefone yawe yazimye. Uba warasetinze mu voice, ukamubwira agasiga ubutumwa mu gihe telefone yawe wayakije cyangwa wabutse, bwa butumwa ukamwumvira agasigiye. Icyo ngicyo bita voicemail. Noneho reka tuhite twibanda kuri iki gice cyacu aricyo bita call services. Iyi call services ariyo irimo call forwarding service. Iyi call forwarding services ni za serivisi nababwiye zo kuba washaringa call kuri simcard yawe iri ku murongo, cyangwa mu gihe uri kwirinda gukoresha amatelefoni menshi. Ahangaha call forwarding services urabona ko hariho call forwarding, hariho active call forwarding, hakaba hariho deactivate call forwarding, hakaba hari registered number,
hakaba hariho if forwarding number PC, hakaba hariho guidance setting, hakaba hariho check setting. Sasa reka mwereke ushaka guhita wemeza iyo setting muri telefone yawe cyangwa ku sim card yawe uba yaguhamagara ikiforwardinga kuri telefone uzana active call forwarding. Urabona ahangaha hari telefone with active call forwarding, ufita ahangaha ukanda change forwarding ugashyiramo nimero ushaka guforwardinga urugero iyi nimero iri nk'ahangaha 0.8 ngiye kuyikoresha ku bundi buryo ushobora kuba naforwardingamo umuntu wese uhamagaye bikaba byajya kuri sim card yanjye iba muri iyi telefone. Okay, rero icyo mwita nkora ahita nandika +250 bitewe n'igihugu uherereyemo, ubanzaho kode yacyo +250 icyenda umunani na gatatu icyenda zeru umunani na karindwi. Noneho ikintu cya mbere ugomba ugomba guhita wemeza, ugomba guhita ukanda no kwigisha w'igitabo ugahita uyemezaho. Okay, urabona ko mbere y'uko banyemerera bahise bambwira ngo emezaho amasegonda ntarengwa yo guforwardinga. Nk'urugero ikintu nk'aba bambajije, hari uburyo umuntu ashobora kuguhamagaramo igatinda nyine ko kuba waforwardinze, nuko muzi ko uhamagara umuntu telefone ikagira n'agaciro, n'ahangaha ugomba kwemezaho amasegonda umuntu uri guhamagare igihe biri bumarireho. Okay, icyo ndahita nkora ndahita nandika amasegonda umuntu amamagaye mu gihe yatumye iforwardinze kuri sim card cyamara amasegonda 60. Ahangaha twarangije kubyemeza byemeje. Ubangaha uko mubona kuri telefone umuntu wahamagara iyi sim card muri telefone ntabwo yabibona, ahubwo yewe ufite telefone muri telefone igihe ubona ni telefone nta n'ikimenyetso muri TikTok ubona cy'uko bagize bayihamagara. Icyo ngicyo nicyo bita call forwarding, ari nacyo gira imana ikonde gukora. Noneho reka mwereke mu buryo bworoshye bwo kuba wakora ibintu, uburyo bworoshye bwo kuba wakoramo ibintu nayo niko ikora. Uraza ahangaha kuri dashboard yawe ukandika urwego 00 kabiri urwego. Ahangaha uba ukoze call forwarding service has been disabled. Call forwarding services yabaye disabled, nta kiri gukora. Ikindi dukora ahangaha kikwereka ubundi buryo umuntu ashobora kuba ari umuntu ushobora kugira telefone itagize kwa ubuvuzi. Sasa nabyo ntabwo n'ubu n'urugero nkanjye umukunzi wanjye ashaka kwigwa, hari amakode ushyira muri telefone ukaba wabasha kubihuza umuntu. Iyo kode nayo nzagera igihe nibaganirize niba ushaka kumenya byinshi, kora subscribe kuri YouTube channel ukande ukazongera kugira ngo izi zijye zikugeraho buri gihe uko twaproduce. Ikintu cya mbere rero ukora ushaka kureba ibyo bintu ukanda akanyenyeri urwego 21 urwego ukemeza. Ndakeka muri kubona hahitazaho call forwarding, voice not forwarded, assignment not forwarded. Noneho ikintu rino jambo assignment ni hasi bivuze jambo assignment icyo bivuze uburyo burambuye bw'iri jambo. Haba harimo abahibanze mu cyo bita SMS, hakaba harimo all data za telefone, hakaba harimo video recorder y'ibintu byose ukora kuri telefone nicyo bita assigning nyine na synchronizing. Synchronizing ni ibintu byose ukorera muri telefone umuntu ashobora kubibonera ku mashini cyangwa kuri telefone. Iri jambo nibona riri not forwarded, ahangaha ubundi niho uba wizeye ko telefone yawe data zawe zose umutekano wose wuzuye kuri telefone yawe. So banyarwanda namwe banyarwandakazi, ibi bintu mberetse hari part 2 y'iyi video. Niba ushaka kuzayibona kora subscribe kuri YouTube channel Live TV Rwanda kugira ngo video nk'izi zijye zigenda zikunyuraho, zijye zigenda zikugeraho amakuru agezweho, ibyegeranyo bitandukanye, ibintu bijyanye n'ubuzima byose n'ahandi wabisanga hano kuri Live TV. Icyo gusaba ni ikintu kimwe, kora subscribe aho hasi ukore kukazogera kugira ngo video yose twauploading ije tubona notification muri telefone yawe. Live TV isohoye video nshyashya tugakubona. Okay, ciao ciao, murakoze.